urahimba nkongera nkatangira indi nkayirepeta nkayifata nkayibika mu bwonko nta nubwo wandika. Ariko najya gusenga Imana ikambwira ati nta nimero za Edouard mfite kandi ndabona atazagutera n'inkunga. Yampaye nabonye nyine umutera nkunga kuri WhatsApp. Arambwira ati nitwa nyine Beritara. Ati ndagira ngo ngufashe ariko ndahitamo mu ndirimbo zose uririmba ndahitamo. Nkabaho nyine nizeye ngo azanyohereza bya 300 cyangwa 270 ubundi mpita mbiguramo ikimasa njye mu rugo njye nyahirira. Urakunzwe biva mu gusenga. Vava Juru izina ryiza cyane. Izina ritwika kabisa. Dukomeze kukwifuriza ibe byiza cyane wowe udukurikiye kuri Mani Dukunda Media. Turizera ko umeze neza cyane kandi ko ibintu byose ari sawa, ariko niba bitameze neza wihangane, nicyo twakwifuriza. Ubuzima bugizwe n'ibyiza n'ibibi. Urasuzwa nanjye Boni Buranga. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe twakuzaniye umustar, umuhanzi w'icyamamare. Kuri uyu munsi nta wundi turi kumwe nawe, akaba ari witwa Vava Juru. Muntiza amashyi tumwakire hano kuri iyi channel yanyu mukunda cyane Mani Dukunda Media. Vava. Amen. Vava. Karame. Umeze ute? Meze neza. Nukuri sindakubona utameze neza. Buri gihe umeze neza. Ibanga ni irihe kuhora na morale? Ikintu cya mbere nyine umuntu yumva nta kibazo afite. Wumva nta kibazo. None se nta bibazo ugira? Nyine umuntu arabigira ariko akarenzaho nyine akishima. Akarenzaho. Uzara mape. Sindi umuhanuzi ariko mbaye nguhanuzi. Buri muntu wese nyine agira uko ateye. Vava Juru niwe turi kumwe uyu munsi. Birumvikana ikiganiro kiraza kuba kiryoshye cyane. Nkubwira ko niba utarakora subscribe ahangaha ugomba kwikora cyane kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bikugeraho 5 kuri 5. Vava Juru rero akaba ari icyamamare. Amaze iminsi atambuka mu bitangazamakuru bitandukanye, akaba ari mushiki wa Edouard Bamporiki. Siko bimeze se? Ariko se hari igihe umuntu ukomeye hari igihe umuntu ukomeye urabona nk'abana bo mu cyaro. Iyo umuntu mutavukanye ngo mwonke ibere rimwe akumva ngo uwo mu cyaro akumva ati se wabo ni hafi wabo wa mama, hari igihe yibaza ati se uwo muntu nuwa hehe. Simbizi niba ajya byibazaho cyane kuko ntago muzi. Nagiye mbisobanura kenshi na kenshi ko nazamutse nje kumureba nk'umuntu wamubona, nkaba namumenyesha aho nturutse, nkaba namumenyesha ikingenza, nkaba numva ko yampa nk'icyo kiraka, nkaba numva ko yamfasha kanzamburira mu mpano. Ariko haba yaba ubwo yarari i Kigali, haba na mbere hose iwabo nari ntaramubona umunsi n'umwe. Ariko wagize umugisha kubera ko wageze muri Kigali biraguhira cyane. Byarampiriye kuko nabanje no kujya iwabo njya kwaka nimero ziwe. Gezo nyine nsanga mukecuru arimo arahinga munsi y'urugo. Mukecuru abanza kwanga kuzimpanza ku muhungu witwa Eric, kandi ndabona atazagutera n'inkunga. Nguma kubikora mbihatiza, ariko abanyempano bose bansengeraga bari baragiye bambuza. Bakakubwira bati iyo siyo nzira yawe. Hanyuma yegereza mikrofone tukumve neza, mukanya uraza kuturirimbira kubera ko ndumva mfite amashyushyu cyane yo kumva rya jwi ryawe ryiza cyane risigaye rihogoza benshi hano hanze. Bamwe bakarara baryumva kugira ngo bamererwe neza. Ruzi ko ijwi ryawe ari nk'umuti. Hari abantu rwose hano hanze riri gufasha cyane muri iyi minsi. Ahubwo sinzi niba uzongera kwambuka Nyabarongo usubira mu burengerazuba, niba ari gahunda ihari. Nzayambuka da. Ugiye gusura ariko buri wasubirayo guturayo hariya cyangwa Kigali yakubanye. Kigali hari yakubanye ubuki. Sibyo mu cyaro nayo mafite, ariko Kigali hari isambu mafite nzagumamo nzasubirayo. Urabanza uhatwika ni Kigali hashye ubundi usubire Nyamasheke. Ibindi bishoboka. Hanyuma abantu bibaza batese muravukana na Bamporiki munda, waruvuze ngo wagiye gushaka umukecuru we cyangwa ni muri famiye bya hafi? Naba muri famiye nyine ya mama. Okay. Ubwo nandi kugira ngo mbisobanure neza umuntu ubyumva amenye ibyo ari byo cyangwa se niba ari ubwa mbere ubyumvise. Vava Juru izina ryiza cyane. Izina ritwika kabisa.
ariko we sinzi kabisa wazanye vibe zirenze hano hanze hari abakobwa bari muri uyu murwa bifuza hiti nk'iyawe ariko bayibuze kabisa baba hose cyane kabisa ni gute nakwicara nk'ariya vava ari nguheheze ari ahantu ari urwego uriho muri iyi minsi urakunzwe biva mu gusenga okay ubu wasanga bari baraguhanuriye ko uzicarana n'abanyamakuru n'abantu bakomeye barabimbwiye kandi narabivuze no mu kiganiro Okay, niko bimeze. Uyu munsi rero ngusanze muri studio ya Emmy Pro. Iyi ni studio yitwa Universal Record, ni ya studio ikora injyana zitandukanye z'abakatolike ndetse n'abandi bastari batandukanye. Catholic All Stars ni injyana zihuza abahanzi bakiza gatolika no mu yandi madini. Hari izo bakoranye na Mani Martin ndetse n'abandi batandukanye. Kuri uyu munsi rero ngusanze muri studio. Aha hantu ikintu uri kuhakora ndabiteguza rwose abantu badukurikiye, ni ikintu kiri buze gukora umuti hano hanze. Ariko ndagira ngo bitwibwireho mu magambo yawe abantu tubwire hano uri kuhakora iki, ni ibiki, ni ibihe bikorwa bikugenza aha ngaha muri Universal Record? Ndi gukora indirimbo. Wow. Uri gukora indirimbo. Indirimbo ni indirimbo yawe navuga ya kabiri kuko ya mbere wayikoreye mu ntara, ariko nibwo bwa mbere ukore muri studio ikorerwamo ibihangange, studio ikora neza. Kuki rero wahisemo kuza aha ngaha? Umva ni imbaraga z'Uwiteka zanzanye hano. Amen. Kuko kugira ngo ngere hano ni ibintu byaturutse muri Amerika. Yampaye. Nabonye nyine umuterankunga kuri WhatsApp. Arambwira ati nitwa nyine Beritara. Ati ndagira ngo ngufashe ariko ndahitamo mu ndirimbo zose uririmba, ndahitamo indirimbo yitwa Roma, uyikore uyirangize, uyikore n'amashusho. Nkabaho nyine nizeye ngo azanyohereza bya 300 cyangwa 270, ubundi mpita mbiguramo ikimasa njye mu rugo njye nyahirira. Witeguramo itungo. Arangije arambwira ati witegure, hari umuproducer w'igikondo w'ishuti yanjye nzi kuguhuza. Ngiye kuguhuza nawe. Ni nta kibazo. Ariko ari wateguye kuyigura ikimasa no kuri kimasa. Nyine numvaga yuko niyajyana mu muziki birabirangiye, gusa nyine numvaga ko nayamfungira ntago ndaba nkikoze indiri. Ariko n'ikimasa uzakigura, indirimbo izamamara n'ikimasa ukibona. Ati rero ati ari mu producer Emmy Pro. Ubwo nyine ni kwa kuri nyine natekerezagaho. Ubwo nyine arangije ampa nimero nyine ahita mpuza, nabongeye kubona nyine mbona barampamagaye. Ibaze guhamagarwa bakakwihamagarira. Barambwira ati ntuyigikondo, hari umuntu wo muri Amerika unkuje nawe. Numva biranejeje cyane, numva ndishimye, mitambwira Imana ni Mana, urakoze. Iryo joro warasinziriye? Narasinziriye nyine nishimye. Ubwo barambwira nyine ngo rimushimire, ndamubwira nti Imana yonyine abariyo izamuhemba. Okay, indirimbo Iroma niyo iri gukorerwa hano muri Universal Record. Akaba ari indirimbo nagukumbuza cyane kuko iraza kuba ikosora kabisa, imeze neza. Akapera hafaho turimbiraho gatoya, akantu gato, ibindi bazabyumva yasohotse. Iroma, Iroma ni mu ngoro ya Data, isi n'ibiyuzuye n'ibya Data, ayoboye imigabane yose igiye igize isi, yitahira i Roma mu ngoro ya Data, i Roma ni mu ngoro ya Data. Yeah. Iyo ndirimbo Roma muri make ivuga iki? Ubutumwa bukubiyemo abantu gusa nyine i Roma numva ari ahantu heza. Ariko wazakungereza i Roma koko
ndashaka ifoto wakandagiye i Roma ariko nta muntu udukurikiye ushobora kujyana vava i Roma i Roma numva ari ahantu heza nkumva ni ahantu nko mu rusengero ahantu hadashobora kugera ikibi ahantu hadashobora kuvugirwa ikibi cyangwa ngo hakore icyaha. i Roma ni ku cyicaro cya Kiliziya Gatolika, ni ahantu hari umushumba wubashywe kandi nyine ufasha benshi cyane mu bijyanye no kwegera Imana. Birumvikana i Roma, ariko ndagushaka i Roma umunsi wageze i Roma abantu uzadusangiza iyo foto kabisa. Ndasaba abantu badukurikiye nk'uko ubu bufasha bwavuye muri Amerika akaba agiye gukora iyi ndirimbo i Roma, hazagira umuntu umufasha ku rugendo rw'i Roma. Ngenda bigusabiye bazamfasha. Niko bimeze. Hanyuma rero studio z'i Kigali wazitangiye kabisa, ubu waje ubu hagiye guhira rimwe. None i Kigali studio wabibonye ute? Amakuru yo muri studio. Gusa nyine ndishimye, urabona iyo uturutse hara mu cyaro ukabona ugeze hano i Kigali, nyine mbese abari ibintu bikomeye. Nibiki byagutunguye n'ibiki wabonye muri studio utajya kubona mbere? Gusa nyine ibintu byantunguye, numvaga indirimbo ntazayikora ngo ugende neza, ariko ntangajwe nyine nuko amaze kuyikora, numva ni indirimbo nziza cyane. Oya, muri studio ni irihe tandukaniro ryo gukorera muri studio nziza cyane wenda ziri kuri urwego n'izindi wenda wagiye ukoreramo? Hoya, itandukaniro nyine haba hameze neza. Haba hameze neza cyane, ntabwo haba hameze nk'ahari ya studio asanzwe. Ubu umeze nk'uri Roma none. I Roma kabisa. Hanyuma vava, iyi ndirimbo se twamenye igihe izasohokerara ko abantu bayitegerezanyije amatsiko? Bazabimenye. Ntabwo waduha itariki? Oya, ntago mbizi. Ariko buriya ntabwo uzakererwa. Hanyuma se ufite izihe ndirimbo zindi, ufite nk'indirimbo zingahe witeguye kuba wasohora? Mve ni nyinshi, ntago nazibonera umubare kandi nta nubwo nazibonera amafaranga yo kuzikoresha zose. None se wandikira hehe indirimbo? Tubwire iyo zigiye kuza, iyo ugiye kujya mu nganzo biba bimeze bite? Ukunda kwandikira hehe? Uri mu yihe mood? Ndazihimba nyine nkazirepetesha, nkazisubiramo, nkazifata. Urahimba nkongera nkatangira indi nkayirepeta nkayifata. Nkayibika mu bwonko. Nta nubwo wandika? Ubika mu bwonko? Ajya nandika nyine aho bigeze ndabyihorera. Wabonye utazabivamo. Ubika mu bwonko? Mu bwonko bwawe harimo nk'indirimbo zingahe zawe? Nyinshi ni ukuri. Ntabwo ujya ubivanga se? Oya, ndazivanga ntizubukwa ahubwo nkaziririmba. Ntabwo ujya ubivanga ngo igice kimwe cyo mu ndirimbo imwe kivange n'ikindi? Niba ari ubukwe ndayikora nkayirangiza, niba ari yo mu rusengero nkayirangiza, niba ari imihigo nkayirangiza. Ariko nta ndirimbo ya hip hop ufite? Ntabwo mbikunda. Ntabwo ukunda hip hop? Kubera iki? Nampamagara ngira muri hip hop da, ntabyo nzi. Ntabwo nzi kurapa. Ntiwagerageza ahubwo hari umuntu wari uri kumbwira ejo bundi ucuruza hariya hafi yo mu rugo. Hari ngiye kugura, yarambwira ngo varati ngo nakubonye ngo uri kujya uririmba, ngo ndakwanze ngo nushake nawe nyange, ngo ndakwanze ni none se nigeze ndirimba ndi kurapa? Ngo ndi kuririmba ngo ndirimba. Umva wabigize hip hop? Ngo ya Bruce Melody, ntabwo nigeze nyiririmba ndi kurapa. Okay, ntacyo ubwo abaraperi ushobora no kuba wabifashisha bakaza mugafatanya mu ndirimbo, ariko we ukaririmba ugahogoza. Ariko urahogoza koko? Urahogoza pe. Harya uretse Bruce Melody nta wundi muhanzi nyarwanda ukunda indirimbo ze? Barahari, njya nkunda indirimbo zabo nka bakingije musi. King James? Ni nka kayi ka King James wibukara? Nta karirimbo ke nyine najyaga numva aririmba ngo niba ari umukobwa wo kwa Veneranda. Ariko cyane nyine nkunda Bruce Melody. Uvuze kwa Veneranda yango ni ibintu byo mu cyaro. Urakibuka ku karirimbo? Oya, buriya nkunda gukurikirana indirimbo za Melody kenshi na kenshi. Za Melody. Ariko Melody rwose niba dukurikiye amenye ko afite umuntu umwemera cyane. Ariko nk'ubu huye na Melody byagenda bite? Ibisanzwe ni nkuko nawe twahuye. Oya, ndavuga akakubwira ati ebana ndashaka kugufasha. Byaba ari byiza. Byaba ari byiza cyane. Okay,
ibi nabyo twabiha abanyamasengesho bakabisengera. Imana igenda ikore kuri Bruce Melody imwereke umuntu witwa Vava umwemera cyane amufashe na inkoreho yonyine ngewe inkoreho igukoreho kubereho nkuba guhaye featuring se ntibyari byiza cyane. Nta kibazo byose n'Uwiteka Imana bitegura. Ya niko bimeze n'Imana idukunda media turi kumwe na Vava Juru akaba ari gutwika cyane hano mu mujyi wa Kigali. Reka tukubaze rero hano mu mujyi wa Kigali wari usanzwe uhaza no mu buzima busanzwe? Najyaga mpaza. None se nta kintu ubwamamare bwawe bwakugezaho utari waragezeho mbere yuko wamamara nko muri iyi minsi? Nta bintu biri kugutungura ubuzima bushya ibintu ahantu utari warageze ngo tubwire udusangize ku makuru? Birantungura nyine nk'iyo banyohereje nk'ayo makado bakanyuhereza amafanta bakanyituntu tw'udukado nyine nabi wacu bakambwira ati waramenye waramamaye biranezeza nyine nkabwira Imana mfashe nzagume namamare kukiza. Ubu ntabwo urasubirayo inyamasheke? Igihe kinini gishize dameze birasuzuresho. Ariko wasubiyeho bavuga ati umustar cyamamare. Wenda bazabivuga nta wamenya. Okay, intego yawe muri muzika ni iyihe? Urifuza ufite vision yihe cyangwa se urashaka kugeza iki ku bantu? Nakaye gashya cyangwa nihe vision ufite wumva wavuga uti ngewe nimbigeraho Vava kabisa nzaba nishimye cyane? Intego yanjye nyine numvaga namenyekanisha nk'icyiza mbona mu gihugu cy'u Rwanda nkakibwira nyine abanyarwanda. Ni nk'ibiki ubona mu Rwanda ushobora gukangurira? Ubundi urabona hari kuri YouTube banditseho ngo mushiki waba Muriki arashimira Perezida wa Repubulika. Rero Perezida burangiye amushimira ndetse nta nubwo ari jya umushimira n'Imana yonyine imushimira. Imana iramushima cyane ntajya ahemwa gutekerereza abanyarwanda icyiza kandi ntajya yemera ko hari umunyarwanda ushobora kurengana. Rero iyo twicaye mu karere tukabona imihigo myiza itugezeho tukabona icyiza kitugezeho umuntu agerageza guhiga imihigo. Burya umuntu akugiriye neza ugerageza kumubwira ijambo ngo wakoze iyo umubona, ndetse niyo utari kumubona ugerageza kuba wamushakisha ukamushimira, kuko iyo utaramushimira uba wumva wigaya, uba wumva uri ikigwari. Numvaga indirimbo yitwa Iromata ariyo naheraho, numvaga nahera nko ku ndirimbo y'imihigo nari nararirimbye iwacu mu murenge, nkumva nahera ku ndirimbo y'imihigo nyine izwi na leta y'u Rwanda n'abaturage, ariko umutera nkunga gufashwa n'Imana nzajya mbigeraho gake gake. None se Vava, ubundi hari ukuntu tumenyereye abahanzikazi ubona abana bashyiraho za makiyaje, amaherena, impeta ahantu hose batwitse byatari, wowe uracyari natirere. Kubera iki udashaka kumera wenda? Ibyo bikorwa n'ababonye iterambere, kuko ngewe aka kanya nta terambere nari nabona, ndetse n'ikiraka mfite mpembwa amafaranga make cyane, ariko kandi se noneho niyo nanayabona hari umuntu bawumva yakambara ayo maherena, hari umuntu bawumva yakimakiya, ariko jewe ibyo ngibyo by'amaherena ntago njya numva nabigenderamo kenshi na kenshi. Ibintu by'amaherena wapi? Ntago mbikunda. Ntabwo bikunda? Ubona atari byiza se? Ni byiza kuba bibereye, nanone sinavuga ngo ntago ari byiza iyo yumva bimubereye akumva bishimye. Ariko wowe ebana uri Vava original yo kubikoresha mfite. Ebana ibyo mbivuze nyine, ubona uri umuntu utuje, ebana nta cyahindutse cyane, ariko hano hanze hari umuntu ubona kahiti gatoya, ebana imyambarire igahita ihinduka, gusokoza amatentire, ibintu byose kavuga ati reka amatwikire rimwe. Nuko babona bimubereye nyine nge nshobora kubikora ntibimbere. Okay, ni Imana idukunda media. Nkwibutsa iyi ni studio ya Universal Records ikoreramo producer Emmy Pro ndetse na Emmy Pride mu buryo bw'amashusho, Emmy Pro we agakora mu buryo bw'amajwi. Ahangaha rero dusanze uri guhogoza cyane, kandi rwose turizera ko ibintu bizamera neza. Turizera ko iyi ndirimbo iri buze gukosora hano hanze kabisa.
hagati aho rero tugenda tugana ku musozo, haba hari umuntu wifuza kuzabonana nawe ufite inzozi zo kubonana nawe muri iki gihugu? abo nifuza kubona nabo ni benshi. uyu munsi nibwo Gerard yambwiye ati ndi bukujyane kwa muzehe Rutaremara. Wow. Imana yonyine iyo yakugeneye ibihe byiza byo guhura n'abantu kubera ukuri iguhuza nabo. Urumva umeze ute mu mutima? ntawe ntifuza guhuza nawe, yaba ukomeye n'uworoheje, gusa mba numva nyine umutima wanjye nta kibazo. Iyo nkuru ndakeka ko yagushimishije cyane kumva ko ugiye kubona n'uriya. Byaranejeje kandi ntago nazamutse, nakubwiye ko nagiye nkunda gusengerwa n'abantu benshi batandukanye, bakambwira ibintu bimwe bikaba ibindi ntibibi. Uwitwa Israel Mbonye yigeze kuririmba indirimbo ivuga ngo ibyo yavuze ngo na n'uyu munsi ntago arabisohoza. Ako karimbura kibuka se katuririmbeho. Ngaturirimbeho. Ibyo yavuze ntarabisohoza, nzajya ndirimba nitere hejuru, nzajya ndirimba izamazamuka, ibyo yavuze ntarabisohoza. Amasezerano ubwo rero atangiye kuyicaramo kabisa, uri kugenda uyageramo. Ni byiza cyane, ni iby'agaciro, kandi ukomeze guca bugufi, nk'uko waravuze uti ngewe umuntu ukomeye uworoheje byose nta kibazo. Okay, niko bimeze. Hanyuma hari indirimbo wadukumbuza muzo ufite utarasohora ukunda cyane, ukakaturimbiraho akantu gato kugira ngo twumve ko twumve icyo ufite mu bubiko. Atubwiye ko mu bwonko ufitemo injyana nyinshi cyane kabisa tubikiye. Mana, indirimbo zo ni nyinshi, hari izivuga kuri FPR, hari izivuga ngo iki, ariko hari indirimbo njya nkunda ivuga ngo utubwire iyo utaririmbire hano. Maze nteri ntambwe imbere y'Abanyarwanda, shimbe nyiri imihigo myiza yageze mu Rwanda, nzambara urugori maze nteri ntambwe imbere y'Abanyarwanda, shimbe nyiri imihigo myiza yageze mu Rwanda, singizwa rugira himbazwa rugira waduhaye u Rwanda, nzaririmba ndirimbire rugira, nzacuranga curangire rugira, maze ntaramire rugira waduhaye u Rwanda. Sinasoza oya akakonda kagusaba mu kanya gukorana na producer Emmy, wabivugaho iki? Ni ibintu byanejeje cyane kandi ni ibintu byantunguye. Ni umwana mwiza, ndamushimira Abanyarwanda ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Byari byoroshye, yarakorohereje, ubona biri kugenda neza? Nta kibazo. Hanyuma dushakira akarimbo ka Bruce Melody uturirimbira usoza, kubera ko nyine ni umuntu wemera, n'umwe mu bahanzi ufana. Kumbwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody. Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ya bita ahehe. Ndakwanze nushake na unyange, ndakwanze nushake na unyange, ahehecu. Ariko iyo warayiririmbye nta yindi, dushakira indi imwe, sindanyurwa. Indi imwe ya Bruce Melody. Oya nta yindi se, oya dushakira indi. Izindi zirahari ku yongiyo niyo nkunda, niyo numva. Katapira ntabwo yizi. Cyangwa saa moya. Yakoze niriya ngo nasanze ari wowe
nkeneye nubwo najyaga nkwitesha nayo nenda ngageragezaho ariko nyine ntago nyikunda oya tubabarire oya nta kibazo reka ndeke kukugora ya niko bimeze rero nuko bimeze indirimbo ikaba ari Iroma indirimbo ni Iroma indirimbo bagomba kwitega indirimbo igomba kuba irimo ijwi ryiza cyane ubutumwa bwiza cyane igiye gusohoka no muri Universal Record reka tugushimire Vava kandi twizera yuko abafana bawe batazakuburana ikintu cyari cyo cyose murakoze cyane yes ni Vava Juru akaba ari we turi kumwe kuri uyu munsi rero reka tumushimire cyane indirimbo mugomba kwitega ikaba ari indirimbo yitwa Iroma indirimbo izazitwika cyane kabisa iturutse no muri Universal Record reka ngushimire cyane Vava murakoze cyane kandi rwose iyo nseko uzayihorane ifasha benshi cyane hano hanze ya niko bimeze reka rero kandi dushimire nyine studio ya Universal Record Emmy Pro ndetse na Emmy Pride mukomeze kubagana babakorera ibihangano byiza cyane njyewe nari Boni Buranga ibihe byiza cyane ciao ciao.